Tubahaye ikaze kugira ngo dukomeze twumve neza ikizira cy'umurimbuzi ni iki. Isi kwiye kumenya ibi bintu, abitwa ngo muri abizera mukwiye kubimenya, abapagani bakwiriye kubimenya, bakamenya ko ubuhanuzi bwasohoye budusohoreyeho, ibihe bikaba biturangije. Kuko Bibiliya ubwayo n'ubuhanuzi bwayo buratugaragariza ishusho y'abitirirwa izina rya Yesu muri iki gihe uko bameze hafi ya bose ku isi. Kamvuge nibuza 99% barabarizwa mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 3 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 18. Ntibashaka ukuri barakurwanya, ntibashaka kukumva barafunga amatwi. Ubisoma abyitondere. Iri jambo bari kuri twereka riri muri entre parenthèse. Ni cyo gisobanuro bashatse kuvuga aha ngaha. Kuba riri muri entre parenthèse bashatse kuvuga ngo nubwo mbabwiye icyo kizira ariko hari ikindi kigomba kuza. Hari undi uzaza ufite character nk'iza Antiochus Epifani wa kane. Ikibazo cyo kwibaza, izi ngabo ni zihe? Izi nyenyeri ni zihe? Ijuru kagiyemo ni rihe? Kubikubitaza kabisiribanga bisobanuye iki? Kuki abantu bashaka gukizwa ariko bageze mu ntambara? Kuki abantu bashaka gukizwa ariko bahuye n'ibibazo? Kuki abantu bibika gushaka Imana nuko bahuye n'ibikomeye kweli? Inshuti zikundana ibihe byose. Ijambo ry'Imana avuga ngo mwana wanjye mu mutima wawe kana amaso yawe yishimira inzira zanjye. Imigani 23 umurongo wa 26. Amaboko ya Yesu kuva wavuka kugeza wujijukiye ahora ateze amaboko ariko gusaba, hakinda gusaba mu mutima wawe, hanyuma yaho amaso yawe yishimira inzira nkunyuzamo, yishimira inzira nkwereka. We guca mu zawe, we guca mu zabandi, ca muzo Yesu akwereka. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Twongeye kwakira abadukurikiye mwese, abanyamuryango mwese muri ministries ya AFGMI, twakire n'abandi mudukurikiye mwese kuri Iron TV. Tubahaye ikaze, mukomeze twumve ikizira cy'umurimbuzi cyahagaze, kizahagarara, gihagaze ahera. Ni iki? Twasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel gice cya 8 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 14, ariko aho turi gusobanura kuva ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 12. Dusoma muri Matayo 24 umurongo wa 15 kugeza 17. Dusoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike rwa 2 ibice 2 umurongo wa 3 n'uwa 4. Tubahaye ikaze kugira ngo dukomeze twumve neza ikizira cy'umurimbuzi ni iki. Isi kwiye kumenya ibi bintu, abitwa ngo muri abizera mukwiye kubimenya, abapagani bakwiriye kubimenya, bakamenya ko ubuhanuzi bwasohoye budusohoreyeho, ibihe bikaba biturangije. Yesu akaba agarutse tukaba tubuza ubugingo buhoraho. Kandi benshi tuvuga ngo twarabukurikiye, kuko Bibiliya ubwayo n'ubuhanuzi bwayo buratugaragariza ishusho y'abitirirwa izina rya Yesu muri iki gihe uko bameze hafi ya bose ku isi. Kamvuge nibuza 99% barabarizwa mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 3 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 18. Torero ry'akazuyazi ridakonje kandi ntiribire, nuko bameze. Ntibashaka ukuri barakurwanya, ntibashaka kukumva barafunga amatwi. Bigwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo, bamaze kuyoba barakukiza imigani y'ibinyoma. Ikaze rero, twari turimo gusobanura ngo iri hembe rivuzwa aha cyangwa se uyu Antiochus Epifani wa kane yimye mu kinyejana cya 18 mo hagati mbere y'ivuka rya Yesu, mu 175 nibwo uyu Antiochus Epifani wa kane yimye mu bwami bw'Ubugereki. Harumva twavuze ko bufata cyangwa se Alexander afata ubwami yabufashe muri 333. Hanyuma uyu Antiochus Epifani yima mu 175 ku bwami bw'Abaroma. Uwitwa General Pompe
nabo bari bafatanyije bigarurira ubwami bw'Ubugiriki bakayobora isi, hari mu 168 mbere y'ivuka rya Yesu. Ndagira ngo twumvikane mu nyumvi. Uyu Antiyokize Epifano wa kane, Imana yihishuye, ni uvugwa mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel 8 umurongo wa 9. Haravuga ngo kuri rimwe muri ayo ayahe y'amahembane, kuko Alexander yapfuye ngo amera ndi mahembane agaragara cyane yerekeye mu birere bine by'ijuru. None ngo kuri rimwe muri ayo mahembe hashamikaho agahembe gato karakura cyane kabari nini. Iryo rinini rero ngo ryaragiye rigera no mu ngabo zo mu ijuru, ngo ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribikubita hasi rirabisiribanga. Ni Antiyokize Epifano rero. Ikibazo cyo kwibaza, izi ngabo ni izihe? Izi nyenyeri ni izihe? Ijuru kagiyemo ni irihe? Kubikubita za kabisiribanga bisobanuye iki? Iyo bavuze ingabo baba bashatse kuvuga Abisiraheli. Bibiliya Imana ubwayo ihamya neza ikavuga ko Abisiraheli ari ingabo z'Uwiteka. Bibiliya ubwayo ihamya neza ikavuga ko Isiraheli ari ingabo z'Uwiteka. Igitabo cyo kubara ibice 31 umurongo wa 4 haravuze ngo mukure ingabo 1000 mu muryango umwe no mu yindi y'Abisiraheli yose, bityo muboherereze batabare. Abisiraheli ni ingabo z'Uwiteka. Muribukana cyagiye Yesu wahura na Yesu i Yeriko, bonje kubera umugaba w'ingabo, ingabo z'iki? Z'Uwiteka. I Yeriko igihe Yesu yazaga aje kubafasha gusenya Yeriko. Rero Bibiliya ivuze ingabo ibishatse kuvuga Abisiraheli. Yivuze inyenyeri ibishatse kuvuga abatambyi ba Isiraheli. Hanyuma uyu Antiyokize Epifano yagiye mu kirere cy'ijuru rya Isiraheli. Agezeyo mu Bisiraheli arababwira ngo ni Imana yihishuye. Abisiraheli bashaka kumurwanya, akubita hasi arasiribanga. Abatambyi bati duhamagara Uwiteka dutamba ibitambo, n'abarabambura arizo bita inyenyeri. Numamvu bavuze ngo kuri rimwe muri ayo hashamika agahembe gato karakura cyane kabari niryerekeye ikusi n'iburasirazuba n'igihugu gifite ubwiza. Iyo ni Isiraheli ivuzwe. Riba rinini cyangwa rihinduka rinini, niko batubwiye ku murongo wa 10. Rihinduka rinini ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ngo ribikubita hasi rigira gute? Rirabisiribanga. None unakomeje no ku murongo wa 11 ngo nuko riri kuza cyane ndetse ryireshesha n'umugaba w'iki? Ubwo mugaba w'ingabo uvuzwa haninde se? Umugaba w'ingabo uvuzwa haninde? Ni Yesu Kristo. Tumaze kubibonaho. Yesu tumaze kubibonaho yagiye Yeriko akabwira Yesu ngo nje kubera umugabo w'ingabo, ingabo z'Uwiteka. Baratubwiye ngo ryarikujije ndetse ryireshesha n'umugaba w'ingabo ngo rimukuraho igitambo kigize gute? Gihoraho. Ni ukuvuga ngo Antiyokize Epifano ari kujagera ku rwego rwo kwita Imana, yireshesha n'umugaba w'iki? W'ingabo ari we Yesu Kristo. Arangije akora ikintu gikomeye, ngamukura igitambo gihoraho. Nuko yinjiye mu buturo bwera, abuza abatambyi kongera gutamba ibitambo byatambwaga buri munsi byahoragaho, arabihagarika. Arangije amategeko y'Imana avanamo ahera cyane, yabaga ahera muri sanduku y'isezerano. Iby'amasabato arabihagarika,
aravuga ngo muyoboke amategeko yanjye aba ari jye musenga, ni jye Mana yishuye, kuko isi yose ni gisenga. Za ngabo z'Uwiteka bati turarwana, murarwana gute kandi yamaze kubahana kubw'igicumuro cyanyu? Imana yarabahanye, ibahana mu maboko y'iryo hembe kubw'igicumuro cyabo, kuko bangaga kuyubaha bakanga kugenda mu mategeko yayo, irabahana. Avana igitambo gihoraho cyatambirwaga Imana, ingabo zikubita hasi, abo n'Abisirayeli atangiye kubasiribanga. Arangije amategeko ayavanaho, isabato arayihagarika, yinjira hera ku gicaniro cy'imibavu, atambira igitambo cyitwa ingurube. Narabwiye ngo abantu mushaka kumenya amakuru y'ibyo bintu neza, mushaka Bibiliya ntagatifu, harimo igitabo cyitwa icy'Abamakabe, gisobanura amateka y'ibyo bintu byose. Ni ibintu byabayeho, ni amateka hari yabayeho, kuko n'ubuhanuzi bwarasohoye bwa Danieli. Umva Danieli yabishuye muri za 500 na ari Babuloni, biba mu ijana, kuva mu 175, aho hose n'imbere y'ivuka ryande kabagabo barerekwaga. We uyu Antiochus Epifano yisha Abisiraheli na Kisiraheli, yisha abana, yica abagore, yica abagabo, yica igisirikare cya Isiraheli, yica abasaza n'abakecuru, abahura ko banze kuyoboka amategeko ye. Bavuga ati dufite amategeko y'Imana, kandi ayo mategeko bayibuka ari uko bageze hehe? Bageze mu bibazo. Mu gihe hatari hari ibibazo bananiwe kuyubahiriza, none bashatse kuyubahiriza ari uko haje ibintu bikomeye. Kuki abantu bashaka gukizwa ari uko bageze mu ntambara? Kuki abantu bashaka gukizwa ari uko bahuye n'ibibazo? Kuki abantu bibika gushaka Imana ari uko bahuye n'ibikomeye kweli? Urwo n'urukundo bakunda Imana. Dawidi yaranditse muri Zaburi aravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukora bene se mu makuba. Niba koko dukunda Yesu, nawe akaba dukunda, ko yaravuze ngo sinkibisa abagaragu, ahubwo mbise inshuti, kuko umugaragu atamenye ibyo shebuja agira gute avuga. Ukaba uvuga ko inshuti ya Yesu bizera, muvuga ko mwizeye muri ku isi yose. Abanyarwanda, Barundi munkurikiye, diaspora mwese muri mu bihugu bitandukanye, niba uvuga ko wizeye Yesu, ukavuga ko inshuti ye, inshuti zikundana ibihe byose. Ariko muzi ikibazo, abarokore dukizwa ari uko tugeze mu bihe bikomeye. Urugero, hari abantu bamwe nzi bari barananiwe muri ibi bihe, muri 2021 kugeza mu kwezi kwa gatandatu. Abantu bari barashatse Imana ntako batagize, barayobotse ijambo ry'Imana, bashaka ko tubigisha, bavuga ati mudusobanurire ibi, ubona bakunze Imana. Ariko noneho nyuma y'ukwezi kwa gatandatu kwa 2022, aho bitangiye gukora ibya corona, uwo mwanya w'ijambo ry'Imana ntibakiwufite, umwanya wo gusenga ngo muze dusenge nta kibabwiye, abantu bose babaye abisi bisubiye mu isi. Koko ubwo dukunda Yesu? Nabise niko byagenze rero, ari byo twebwe twicayemo uyu munsi. Uyu Antiochus arabica, ahagarika iby'itambo gihoraho, arabirangiza. So niwusa rero ugomba nk'uvuye muri Danieli, kuko iyi n'inyigisho tuziga ukwayo yonyine, tukajya mu mateka tugasobanura akantu ko kandi donido. Nashaka kubabwira ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli mu buryo bw'amateka, mu buryo bwa gihanuzi, ndetse n'uburyo physically, aho byabereye n'igihe byabereyeho ibyo Danieli yahanuye. Muri 508 nibwo bihanuye mbere y'ivuka rya Yesu, bitangira gusura mu 175 mbere y'ivuka rya Yesu. Yesu ataraza mu isi, murumva bibera hehe? Muri Isiraheli. Umwami wabikoze nuwo witwa Antiochus Epifano wa kane, ukomoka mu bwami bwa Alexander Rogara, ubwami bw'ubu Giriki. Uyu rero twagiye muri Mateyo twihuta, niwe Yesu yongeye gusubiramo
aramuvuga muri Matayo 24 umurongo wa 15. Ariko avuga ijambo rikomeye ryo kwitondera, arimo kubisubiramo. Yaravuze 15 ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel gihagaze ahera, ubisoma abyitondere. Ikizira cy'umurimbuzi cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel ni hariya tuvuye. Ndetse yomanutse hasi muri utu tuntu two hasi, tuturongo twa pajenari, utu two hasi natubabwiye mwebwe abo muri ministries yacu, narabibeberetse ngo kugira ngo umenye bira nabwo ugomba kujya wita no kuri utu tuntu two hasi. Hano hahera utu two hasi tukwigisha Bibiliya natwo. Nukuvuga ngo uhita ureba ibice n'umurongo aho wari uri gusoma, ugahita ubona hirya yaho bari kukwereka ngo icyo kizira aho uri bugisange Daniel agihanuye ni hariya naho, wajya ugasanga ni hariya n'ubundi bakubwiye. So ikizira rero cy'umurimbuzi cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel, Yesu asubiyemo ni kiriya tuvuyeho. Ariko noneho ahita avuga ngo ubisoma abyitondere. Iri jambo bari kuri twereka riri muri entre parenthèse. Ni cyo gisobanuro bashatse kuvuga aha ngaha. Kuba riri muri entre parenthèse bashatse kuvuga ngo nubwo mbabwiye icyo kizira, ariko hari ikindi kigomba kuza. Bandi magambo, hari undi uzaza ufite character nk'iza Antiochus Epifani wa kane, nawe uzigereranya nk'Imana, nawe uzajya ku butaka bwera muri Isiraheli agahagarara ahera, akica ingabo zo mw'Ijuru, inyenyeri akazisiribanga. Nibyo Yesu ashaka kuvuga ati hari undi uzaza. Mwibuka ko hano Yesu arimo gusobanura ubuhanuzi bwo kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwe. Arashaka kwerekana ko hari uzaza, nawe uzaza gusenya Yerusalemu akayikuraho nk'uko Antiochus yabikoze. Mu by'ukuri Antiochus yarabikoze, amaze kubikora hariya muri Daniel. Ugomba y'umusubiye inyuma gato, ageze aho atamba ingurube ku gicaniro cy'imibavu ahera. Nibwo hari umugabo witwaga Matatiyasi, urazwi mu mateka. Yari afite abahungu 7, uw'imfura yitwaga Yuda Makabe, wari intwari kubi. Niwe wahise wegeranya abavandimwe bati ibi ngibi noneho turabihaze. Uyu muntu yaratwishe, yatubuje ibitambo, ageze n'asuzugura Imana, ajya gutamba ingurube ahera h'Imana ku gicaniro cy'imibavu. Imibavu yashushanyaga amasengesho dusenga. Sha reka turwane natwe twice birangire, kuko n'uburi ntaho hatatwiciye. Kumbe ngo ni Imana yamuteyemo uwo mwuka inabaha imbaraga, bararwana ari abantu 7 baranesha. Banesha Antiochus Epifani wa kane. Imana irwanirira amategeko yayo, Imana iratsinda, kuko izahora itsindira, agahora itsinda iminsi yose. Haleluya, amen. Hanyuma aha rero, aha ngaha turi gusoma muri Matayo, Yesu yifashisha icyo kizira, ariko ari kwerekana ko nanone Yerusalemu n'Abayuda bazongera kugotwa, bazahura nk'ibyago bahuye nabyo muri icyo gihe cy'uwo mwami. Uyu rero yahanuraga noneho uzasa nk'uwo Antiochus Epifani wa kane, ni uwitwa General Titus. General Titus niwe wayoboraga ingabo z'Abaroma muri za 70 nyuma y'ivuka rya Yesu. Uyu General Titus, papa we ise umubyara niwe wari umwami w'abami, niwe Kaisari w'icyo gihe, akaba yaritwaga Vespasiye. Niwe wayoboraga ubwami bw'Abaroma muri icyo gihe. Umuhungu we akaba generali w'ingabo ze. Uyu Titus rero, karakter ze, imiterere y'imyitwarire ye no kwishyira hejuru kwe bimeze nk'ibya Antiochus Epifani wa kane. Niwe muri 70 n'ubundi wamanutse agiye Yerusalemu agota umurwa.
abuza abayuda gusohoka, abasaba ko bagomba kubahiriza amategeko n'amabwiriza ye yose, abicisha inzara kugeza ubwo abayuda mu murwa bariye ibyo bari bafite byose bibashiraho. Bimaze gushira, bagera ku rwego rwo kurya imikandara y'impu bambaraga, bakayiteka bakayirya. Bagera ku rwego rwo kurya impu zari kuri sandari z'inkweto zabo, bakaziraza mu mazi gatota bagateka bakarya. Bagera ku rwego rwo kurya abana babo, bagera ku rwego rwo kujya basimbuka bakarenga umurwa bakagwa inyuma ngo bagiye guhiga ibyatsi byo kurisha nk'inka. Abagezeyo bakicirwayo n'igisirikare cy'Abaroma. Ugize ngo aradutorokana utwo twatsi agarutse mu murwa akaturwanira n'abandi asanzemo. Nta mukecuru, nta musaza, nta mwana ngo icyubahiro ku mwana. Nyuma inzara imaze kubarangiza neza, Imana yabahanye mu maboko y'abo bantu. Ko Yesu yarababwiye banga kumva, bakomeza kuyoboka Abaroma, birangiza n'ubundi bahanye mu maboko yabo barabahinduka. Niko nabiringira ab'iki gihe Imana izabahana mu b'iki gihe. Muzi ikintu cyabaye? Yahise yinjiramo inzara yamaze kubica. Urumva umuntu washonje kamemo ntiyashobora kurwana. Birashoboka ko yarwana? Iyo niyo strategy ubundi abisi bakoresha. Ntabwo byabaye. Yinjiyemo arica. Yinjiyemo arica abana, yica ingimbi n'abangavu, yica abasore n'inkumi, yica abakecuru n'abasaza, ijigija, amajigija n'amakiyarya n'ibikwerere, abasaza n'abakecuru. Agafata ubwonko umutwe w'abana agakubita ku bikuta. Abagore baterwa ibisongo. Amateka avuga ko yishe abayuda barenga 3,000 abiciye mu murwa mo hagati. Kandi Yesu yaravuze ngo icyo gihe bazaba bari Yudaya bazahungire hehe, ngo ubwo bazabona ikizakirimba cyahanuwe n'umuhanuzi yiyagaza hera, ngo bisoma byitonda bavuga ngo icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi, n'abazaba bari Yerusalemu bazayivemo. Barabipinze rero. Nuko Imana iturangururiramo tukavuga bakadupinga, ariko agatindize kazaza nta menyo ya ruguru. Hanyuma Titusi arabirangiza. Kuva icyo gihe Yerusalemu arayisenya kugeza n'uyu munsi. Mwibaze namwe kuva muri 70 tugeze mu mwaka wa 2024 sorry, kugeza uyu munsi Yerusalemu ntirongera kubakwa. Urusengero rwa Salomo ntirurongera kubakwa. Isirayeli sitatanira hirya no hino ku isi. Cyane waba turimo kubona n'umuryango w'Abayuda, ariko ya miryango 10 yo nta niyo tuzi ko n'ubundi yari mu majyaruguru ya Yerusalemu ahitwa Samariya. Barivanze n'andi mahanga, abo nta n'uzi n'iherezo ryabo. Hanyuma rero tubona Abayuda aribo je bundi batahutse, nubwo barabavuga ngo barasaba Abayuda nyakuri. Ni Abayuda kuko ubuhanuzi bwa Bibiliya nibwo burimo burasohora. Bagomba gutahuka ariko gushibuka ko mutini, hanyuma Yesu akagaruka. So baraza, bagiye mu politike mpuzamahanga zibarimo, bumva babaye mu bindi bihugu n'abafite imico y'andi mahanga, kandi hari n'abakora na Satani ku mugaragaro, ariko n'Abayahudi bagarutse je muri 48 bashize imyaka 3 intambara mbere si yose irangiye. So icyo nashaka kwivugira nuko uyu wavuzwe Yesu yavuze ahangaha yavugaga Titusi wayoboye ingabo z'Abaroma muri 70 agatera ku butaka bwera bwa Isiraheli, agasenya umurwa, ingabo zose n'inyeri zimwe agakubita hasi, kuko bo bari bakomeje ubutambyi. Nubwo Yesu yarapfuye akazuka akajya mw'Ijuru, intumwa zikamaza ubutumwa, ariko ubutambyi no gutamba byari byarakomeje. Nubundi rero nuko yabigenje. Uyu rero Titusi nawe Yesu yarengurizagaho, nubwo yamuvuze ariko yongeraga none kurenguriza ku wanyu muzaza, ari we Antikristo, ufite karakita nk'izaba ngaba,
uzaza aje kongera gutoteza ishyanga rya Isiraheli. Ejobundi twarabyize kuntu bazacungurwa n'amaraso yabo, nibyo azaba aje kubakura nyine, n'ubundi azabica kandi yongere ahagarika iby'ubutambyi, yongere atambe ingurube. Icyitonderwa, murabona hamaze iminsi intambara ya Ukraine n'Uburusiya, imyaka 2 irashize. Intambara igitangira havuzwe ibintu byinshi, kuko n'abayahudi benshi babaga muri Ukraine bari bafite ubwenegihugu bw'aba Ukraine, batangiye gutahuka bajya iwabo muri Isiraheli. Kumbe n'ubuhanuzi burimo burasohora. Intambara yavuzweho byinshi, abantu bayivuga ari benshi, abitwa ba apotere, abitwa ba bishop, abitwa itangazamakuru, abazi kwanaliza no gushakisha ibintu, bavuga ibyabo, bakora ubushakashatsi. Bamwe bati ni intambara Gogi na Magogi, abandi bati ni Harimagedoni, abandi bati ibi bigiye gutuma uriya musigiti wa Islam ni Al-Aqsa, uriya musigiti wo bubatse aho urusengero rwa Salomo rwari ruri, ugiye gusenywa. Ati abayuda bagiye kubaka urusengero rwabo byihuse, kandi bakavuga ko ngo Yesu ngo nibwo azagaruka nyine aje muri urwo rusengero. Ariko Bibiliya ntabwo ari kwivuga. Beneda, abantu dukurikiye ibintu, hari abantu bakurikira abantu itangazamakuru mukumva ibintu muzayoba benshi. Hari umugabo umwe ufite channel yitwa Ngukira, ngira ngo anasobanura n'amafilimi. Hari ibintu byinshi akunda kuvuga bizayobya abantu. We ni ubucuruzi, ari kwicuriza amafaranga, yitwa ngo niba abarokore benshi niho bashiriye, aho kumva ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana bari babumva ibyaroki, ubushakashatsi yikoreye, byacukumbuye. Uriya nta mafaranga arimo, nshuti z'Imana. Uriya ntabwo ari umuhamagara arimo, ni amafaranga ari gukorera. Mu byumve, washaka ibintu byakurura abantu, ntabwo ashaka ibyakiza abantu. Niyo mpamvu ubuyobe ni bwinshi. Arabivuga ibyo byose rero. Ntabwo urusengero rwubatswe na Mose ari ihema ry'ibonaniro rwongera kubakwa na Salomo, rusenywa na Nebukadinezari muri 305, rwongera kubakwa na Ezira na Yoshua na Zerubabeli, ndetse rwongera gusenywa na General Pompe, rwongera kubakwa na Herode. Aribyo batubwira hano ko Herode we yarwubatse imyaka 46. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 2 batwereka ko Herode yarwubatse imyaka 46. Igice cya 2 umurongo wa 20. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 2:20 kugeza 23. Nuko abayuda bati urusengero ko rwubatswe mu myaka 46, nawe ngo uzarwubaka mu minsi 3. Ariko urusengero yavugaga ni umubiri we. Nuko azuwe abigishwa be bibuka ko yabivuze, bemera ibyanditswe na rya jambo Yesu yari yaravuze. Reka turekera aho ngaho. Urumva hano Yesu arimo gusobanura ngo nimusenyera urusengero muzarwubaka mu minsi ngahe 3. Ati niko urusengero tuzi neza ko rwubatswe imyaka 46, uzarwubaka iminsi 3 kweli? Ariko ngo urusengero yavugaga rwari umubiri we. Igisobanuro cyo gupfa kwe akazuka ku munsi wa kangahe wa 3. Uru rusengero rwasenywe rero na General Titus, ariwe kizira cy'umurimbuzi physically. Nababwiye ngo ndabasobanurira mu mateka Daniel byahanuye, mbazanire mu buryo buri physically aho cyahagaze, urumva. Ariko ndasoreza noneho aho kihagaze naho kizahagara none mu buryo buri physically, ariko naho gihagaze mu buryo bw'umwuka. Kandi aho ni wakomeye, kuko Imana ni umwuka, kandi n'abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka na hehe no mukuri. Uru rusengero rwasenywe ntabwo rushobora kubakwa, ntabwo ruzigera rwubakwa itorero rikiri hano mu isi. Iki ngiki buri wese unkurikiye abyumve abimenye, kuko aha harimo n'inyigisho ziri kudindiza abantu mu gakiza.
bakababwira ngo urusengero rutarubakwa ngo ntabwo Yesu aragaruka, kuko ngo urusengero rwo ruzatuma Yesu agaruka. Vuga ngo urusengero rwo rwabaye ikimenyetso cya nyuma cyo kugaruka kwa Yesu, kandi hari ibimenyetso byinshi Yesu yavuze tubona bimaze kurangira bizaranga kugaruka kwe. Uru rusengero ruzubakwa bigizwemo uruhare n'ikizira kirimbura aricyo cyitwa Antikristo. Iyi ntambara y'Ukraine yabateye kuvuga byinshi, ndetse n'iyi ngiyi isa nkaho irimo kugenda isa nkaho inanirwa ya politike, kuko ziri intambara za politike ntabwo ari intambara zishingiye ku by'iyobokamana, ni politike bibereyemo. Icyakoza ku Bisirayeli ho hari akantu gasohora ku buhanuzi, kuko Daniel yabihanuye igice cya 9 umurongo 27 ngo intambara n'ibyago bizanda bigeze imperuka niko bitegetswe. Bivuga ngo ku Bisirayeli bagomba kuba mu ntambara kugeza ku mperuka y'ibihe. No mpamvu zijya guhosha zikongera zigatangira. Politike mpuzamahanga ikabibijemo kubw'inyungu zabo bakaziteza. Nuko Imana bivuze zigomba kubaho kugeza Yesu agarutse kuzihosha ku munsi wa nyuma w'intambara yitwa Harimagedoni. So Antikristo rero ni uzaza kubakisha urusengero. Mu by'ukuri Abayahudi nabo barabyivugira, urusengero ibikoresho byarwo barabifite, barabiteguye, bo baranabihamya. Urumva hano tubonye ko rwubatswe imyaka 46, bo nta nubwo bari 46, ni igihe gitoya cyane ko bizaba muri ya myaka 7 nababwiye irimo kuzamurwa ku itorero, kuza kwa Antikristo ku mugaragaro, gupimirwa mu kwitorero mu kirere, grande tribulation, umwabaro ukomeye w'Abisiraheli. Ibyo nibyo bizaba no kubaka ku rusengero rw'i Yerusalemu rwa Salomo, uriya musigiti gusenywa. Ibyo byose bizaba muri icyo gihe itoro ryavuye mu isi, kuko Antikristo ni uzaza nkuko twabonye ko azaza kagirana isezerano rikomeye n'ishyanga rya Isiraheli. Cyo kwibaza ngo isezerano rikomeye bazagirana ni irihe? Igitabo cy'umuhanuzi Daniel 9:27. Isezerano rikomeye bazagirana ni iryo kububakira urusengero ndetse no kuyoboka amategeko ye, kuko bazi ngo Mesiya niwe wenyine ufite ubwo bubasha bwo gutuma iyo nzu yawe yongera kubaho, kuko agomba kuyizamo byanga byakunda. Niko umuhanuzi Zekariya yabihanuye ngo umwami mushaka azaza mu rusengero rwe. Rero bazi ko Yesu Mesiya agomba kuza, ko ntibazi ko yaje, ntibanabyemera karuri agomba kuzaza yinjira mu rusengero. Antikristo rero naza niwe uzajyana isezerano nabo ryo kububakira iki urusengero, nkuko na Herode yagiranye n'abisezerano kugira ngo abayobore Abaroma, bamwimika abayobore, ko yari gavana uhagarariye Abaroma muri Isiraheli. So uyu Herode nawe bagiranye amasezerano ati niba koko ushaka kutuyobora twubakira urusengero, dore rwarasenywe, rusenywa na General Pompe, ararububakira rwubaka imyaka 46. So baramwemerera. Niko rero na Antikristo bazamubwira ati niba ari wowe Mesiya ugomba kwinjira mu rusengero rwawe, dufashe urusengero rugire gute rwubakwe. Ibikoresho turabifite mu minsi ngawe, turabatuze gute tururangije. Ngo bazarwubaka bahite bakomeza ya mihango yabo y'ubutambyi, bashyiremo igicaniro cy'imibavu, basubizemo isanduku y'isezerano nubwo tutazi ngaho yagiye, bashyiremo ya mategeko 10, byose babisubizemo mu yandi magambo. Uru rusengero rero nirwo ruzongera kubakwa, nirwo Antikristo azinjiramo, nirwo azatambiramo ingurube, nibwo azabwira Abisirayeli kongera kuyoboka amategeko ye, kuko azaba ari muri ya shusho nk'Antiochus Epifano kuvuga ngo ni ngiye Imana yihishuye, azavuga ngo ni ngiye Mesiya, ndi Imana yanyu, mugendere mu mategeko n'amabwiriza yanjye. Hanyuma babwira ati mwigira ndashaka gutamba none uko ni ngiye wari igitambo. Mbega ibyo mwakoraga byose byashushanyaga ubutambyi n'igitambo aricyo ngewe. Muveho rero mbanze nigira umuhango nanjye nkora. Icyo gihe rero kizatuma bamuvumbura, kugira ngo ubuhanuzi Daniel yahanuye busohore, Yesu yasubiyemo busohore, nuko agomba kongera gutamba iki ingurube, kayitambira hera nanone kuri rwa rusengero bubatse. Uyu rero uvuzwe
niwe Pawulo yahanuye mu Batesalonike urwandiko rwa 2:2-3-4 ntihakagire umuntu uboshye uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutarabanje kubaho, kandi urya munyabugoma atarayishurwa ariwe mwana wo kurimbuka. Ni umubisha, ahantu mwumve ku murongo wa 4, ni umubisha wishira hejuru icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa. Aha rero ngeze kuri B, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Urusengero azicaramo ni urwo ngurwo, akabwira abisere ngo ni ngiye Imana mwaye mwarategereje, ni ngiye Mesiya, mwigire nanjye nikorera iki umurimo. Aho ndabiberetse mu buryo buri physically, ndabibereka mu buryo buri location muri Isiraheli, aho urusengero zaba rwubatswe n'uburyo azinjiramo, n'uburyo azavuga ngo ni ngiye Imana yishuye, yigeranye ko ari Imana, kuko urumva Mesiya tuzi ko ari Imana, Yesu ni Imana, uko ni ngiye Mesiya, ni ngiye mwe mwarategereje, mwigireyo rero. Nuko azinjira muri rwa rusengero rwicaremo. None bene data, nahereye mu mateka nza mu gihe cya Yesu, tugeze muri future noneho ibizaba mu buryo buri physically na location yayo ibintu bizabera mu buryo bw'umubiri. Ikizira kizahagarara cyangwa cyahagaza hera, mwabyumvise, cyarahagaze cyongera kuhagarara mu buryo bufatika, kizongera kuhagarara none mu buryo bugize gute bufatika muri rwa rusengero rw'i Yerusalemu. Noneho rero tuve noneho mu buryo buri physically tujye noneho mu buryo bw'umwuka, kuko urwo rusengero nta ruhari mu buryo buri physically. Ko tubona Bibiliya ivuze yuko turi urusengero rw'Imana, twasimbuye ruriya. Noneho sasa twabonye ko bwahera ari hehe? muri twe mu mitima yacu, mitima yacu. Mu bitekerezo byacu, mindset, muri mind yawe niwo hari umutima w'Imana ituramo, niyo nzu y'Imana igize gute ituramo, ni rwo rusengero rw'Imana, kuko ubwonko ari bwo buyobora uyu mubiri wose. Niyo mpamvu Pawulo avuze ngo nimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka, ku bwonko nibwo bukontorora umubiri wacu wose. Bivuga ngo Imana ituye aha, yatuye mu mubiri wose. Ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uwo mufite bavuye ku Mana, ngo kandi ni muri abanyu ngo mwigenge, kuko mwacungujwe igiciro. Ni kuvuga ngo rero uyu munsi noneho urusengero rwanya rw'Imana ituramo, ko tumenye kuri rwasenywe, ni umutima wawe, ni umutima wanjye, ni umutima wawe nshuti yanjye. Waba utarizera, waba warizeye, ni umutima wawe. Noneho tugiye kureba ikizira noneho cyahagaze, gihagaze, kizahagarara ahera mu mutima w'umuntu ni igiki? Ni ukuvuga ngo uyu munsi ko tubonye ko urusengero nta ruhari, bivuga ngo noneho rero nta kizira twakuvuga ngo cyahagaze ahera cyangwa kirahagaze, kuko urwo rusengero nta ruhari mu buryo bufatika bugaragara. Ahubwo noneho ikizira kiri mu rusengero ruhu uyu munsi, cyangwa se gishobora no kubaho, gishobora no kuhagarara. Bivuga ngo uyu munsi dukwiye gucunganwa nuko ikizira cyahagarara ahera. Umuntu niwo rusengero rw'Imana. Muzi ko mu rusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Nzatura muri mwe, ngendere muri mwe, nzaba Imana yanyu, namwe muzaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi nimukore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Aha, none ko uyu munsi urusengero ari umuntu, abavuga hera hamazu twiyubakiye y'amasare, bakavuga ko ariho hera, babona hahagaze umuntu bakavuga ngo uriya muntu ariko ejo namubonye arimo aratereta, kandi numva bamuvuga ubusambanyi, yahagaranga arimo arigisha ngo ni ikizira cyahagaze, ngo ko ngahagaze kuri aritari,
ngahagaze kuri podium ngarimo arigisha ngo uriya ni ikizira, ngo shanga ikizira cyamaze guhagarara hera, ngo uyu mupasiteri ngo muzi uburyo ari umunyamoko, ngo ureba kuntu ahagarara hera. No, ahubwo mwagakwiye kumugirira impuhwe mukavuga ngo ahera h'Imana muri we yarahangije. None murimo kureba aho ahagaze abigisha muri iyo nzu yubatswe n'amaboko y'abantu, ngo ko ahagaze kuri podium kuri alitari, mukareba aho ahagaze, mukareba intebe yicayeho, mukareba akantu gahagaze imbere ye arimo kwigisha urambitseho Bibiliya, ngo niwo hera. Nimugirire impuhwe uwo nguwo ahubwo kuko yangije ubuturo bwera bw'Imana muri we, ko Imana yabuze ayitura muri we. None mugiriye impuhwe ahantu mu ivumbi, ahantu mu makaro, ahantu ku ntebe, ngo nahera. Ubu ni ubuyobe bukomeye cyane, ubuyobe abantu bamazemo imyaka myinshi kandi bakomeje kubamo kugeza barimbutse. Kuko guhakirizwa ntibishoboka, kuzakirizwa ntibishoboka. Ibyo bintu iyo ideology baguteretsemo, ndakurahiye, kuzakizwa neza bizakugora, kuzasobanukirwa Yesu umwishurirwe bizakugora. Abantu bakwiriye kuvana umutima mu mazu bagashyira umutima mu mitima yabo. Niki Imana bashakaho. Ukwiye kumenya ko ahera ni muri wowe mindset, umutima birivuga ni mu bitekerezo byacu, mu bwonko, aho niho Imana itura. Abantu bamaze kugezamo ibizira birimbura, bizabarimbura. Abapasiteri, ababishopu, abaposo, abahanuzi babaye abanyapolitiki, barakira ibizira muri bo, barasambana, n'abatinganyi, barabeshya, n'abibone, n'abanyamoko yarabamunze. Ibyo byose ni ibizira bihagaze ahera muri wowe. Niyo mpamvu Yesu yize avuga ijambo rikomeye avuga ngo dayimoni yavuye mu muntu, agashaka ahantu acumbika gato yarahirya, agahora arekereje ko Yesu wageze muri iyo nzu, muri urwo rusengero, wongera kumwigizayo bitewe n'ibizira winjijemo. Wamara kumwigizayo gato, ngo dayimoni akaza yiruka agasanga inzu ikubuye neza muri wowe. Ntabwo ari inzu y'amatafari n'ibyondo. Yesu aravuze ngo agasanga inzu ikubuye neza, kuko nitwe nzu y'Imana. Ngo yarangiza agashaka abandi 7, ubwo nawe wa 8, ngo bakaza muri uwo, ngo nuko ibyanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. Bivuga ngo icyo gihe uyu muntu aba yongeye kwinjiza ikizira kirimbura muri we, kuko uwo mucunguzi wagomba kumucungura avuye muri warigendeye. Aha ndatanga itangazo, ndatangariza abari mu isi yose, abadukurikiye namwe inshuti z'umusaraba turi kumwe aha ngaha, ngo ikintu Imana ishaka buri wese ahari ni ugucunganwa n'urusengero rwe, ari rwo rusengero rw'Imana, gucunganwa n'inzu ye, ari inzu y'Imana muri wowe, muri mayindi yawe. Kuko aho niho ikizira uyu munsi cyicaye, ariko abantu baracyajya gutana muri zira nzu bisi sengero, kandi ikizira cyicaye muri bo. Ngo umutinganyi ngo yabyiniye hariya ngo ni ikizira cyahagaze ahera, ngo musambanyi ngo yahagaze ngo cyahagaze ahera, ngo abaririmbyi ngo basiga basambana ngo bakajya kuririmba ngo ni ikizira cyahagaze ahera. Aho kubagira ngo ujye kubasengera nabagira inama ati nyaboneka mwirukana icyo kizira kinjire mu mitima yanyu, Imana ibona hitura. Ahubwo uri kuvuga ngo mubabuze ntibazongeye kuhagara hariya baririmba kuko barasambanye. Ariko Mana y'isi y'ijuru ngewe rwose arigera ngo birantangaje. Icyamba abari mu isi bakumva ubutumwa twigisha, nyamara n'abatumweho ndi gukora mu gihe cyanjye, ndabyina mvamo nigendera, kandi ubutumwa buzasigara buvuga ku isi. Imana izanyihembere nka Pawulo nibyo nishakira, nanjye basi nzabe mfunduye udushumi tw'inkweto za, ariko sinzi ko nadupfundura ntibishoboka. Pfundu dushumi tw'inkweto za Pawulo ntibishoboka rwose, ntabwo bibaho, ntibishoboka rwose. Bene da inshuti z'umusaraba bo muri AFGMI, Imana irimo iragutuma ngo ugende urangurure wirukane ikizira kirimbura kiri mu mitima y'abantu. Wijya kwirukana abantu
mu nzu bateraniragamo ngo basambanye bibye, ahubwo irukane ubusambanyi buri mu mitima yabo, irukane n'intekerezo z'ubusambanyi ziri mu mitima yabo, irukane intekerezo z'ubutinganyi ziri mu mitima yabo, irukane intekerezo z'amoko ziri mu mitima yabo, irukane intekerezo z'inzangano ziri mu mitima yabo, kuko icyo nicyo kizira cyinjiye ahera muri bo. Nyamara bagakomeza kujya guterana muri ziriya nsengero, ndavuga ziriya nzu bisi sengero, bakavuga ngo urabwira abantu ngo gusohokamo ngo utagiye guterana se ngo ujye mu nsengero mu nzu y'Imana ngo ntiwazarimbuka. Kandi yarimbutse kera, arimbuka hagaze, ariko ngo ndubahiriza ku cyumweru, ku isabato ndubahiriza, ku wa gatanu ndubahiriza, ndajya mu idini yanjye ya Isilamu, ndajya muri Adventiste, ndajya muri Station Church, ndajya muri Miracle Center Zone Temple. We umugeni wa Kristo ari mu idini, nta dini itazavamo umugeni w'Imana. Dusoreje kuri iki kizira gihagaze ahera kandi ari wakomeye, naho biriya physically ni ku Bisiraheli ntibinatureba. Mu by'ukuri ndabibasobanuriye igihe Antikristo azazira, uburyo azagara ahera muri rwa rusengero rwongeye kubakwa, ibyo ntibitureba. Nongeye kubasobanura ko ibi byo kubaka aya mazu twubakisha intoki zacu, tugafata ritari podium ku gatuti tukayita ahera kugeza ubwo abantu bahagarara, abasambanya, n'abajura, abanyamuka, n'abanyenzangano, wowe ukareba ko bahagaze ahera hubatswe n'intoki, aho kureba ko ubwabo ahubwo bisha ahera h'Imana muri bo, ko ibyo nta hantu bihuriye. Ubu uyu munsi ab'Imana iri kureba banduje ahera ni wowe nanjye, kuko ari wowe nzu y'Imana, ni wowe rusengero rw'Imana. Ushobora kwirukana Imana bitewe n'ibizira bigiye kukurimbuza byinjiye muri wowe. Kandi abitirirwa itorero rya Yesu muri rusange ku isi yose, mu moko, mu ndimi, mu miryango, mu mahanga, iyo ubitegereje ukabareba muri bo, ukareba ibikorwa barimo barakora, strategie satanique ziriho uyu munsi, uburyo Satani abumbiye abantu hamwe nk'inzoga y'itende, agashyiraho ibintu byinshi byo kuyobya abantu no kubajijisha abantu, bagakunda kuba mu idini kurenza kuba muri Kristo Yesu. Abantu bashaka kwigishwa n'abantu b'abayobozi babo kurenga kwigishwa n'ijambo ry'Imana Bibiliya. Ubona yuko kizira kihibereye cyicaye mu mitima yabo. Nyabuneka dukure Imana ku munwa, dukure Imana mu biganza, dukure Imana ku maguru, dukure ibizira mu mitima yacu, Imana igaruke mu buturo bwayo. Naho niba tubyanze, Imana iraza kuduhana mu maboko y'abanzi bacu, abadayimoni, kandi benshi bagiye kubura ubugingo. Reka dusenge, ariko mu gusenga buri wese atekereze, ndi inzu y'Imana, ndi urusengero rw'Imana. Ese Imana yabikiri muri njye? Ese muri njye nahera h'Imana? Ndabwira abadukurikiye kuri Iron TV, nturakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ngo mubere inzu, umubere ubuturo aturamo, wemere Yesu ubuturo bwe abemo. Uriho utariho, kubiravuga ngo nzi ko ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Tekereza, iki nicyo gihe cyawe cyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ngo mubere inzu aturamo. Uwo Satani winjije muri wowe, uba muri wowe, umwirukane, winjize mu mwami wakuremye. Ijambo ry'Imana avuga ngo mwana wanjye mu mutima wawe kandi amaso yawe yishimira inzira zanjye. Imigani 23 umurongo wa 26. Imigani 23:26. Mwana wanjye mpa umutima wawe kandi amaso yawe yishimire inzira zanjye. Amaboko ya Yesu kuva wavuka kugeza wujijukiye ahora ateze amaboko ari kugusaba, nta kindi agusaba. Umutima wawe, hanyuma yaho amaso yawe yishimira inzira nkunyuzamo, yishimira inzira nkwereka. We guca mu zawe, we guca mu zabandi, ca muzo Yesu akwereka. Nturamwakira, nturamwizera. Niyo mpamvu Yohana asoza mu Byahishuriwe 3:18 ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu wese niyumva ijwi ryanjye
agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Ni muri wowe mindset yawe, tekerezo byawe, emera Yesu ayobora ibitekerezo byawe, kuko Satani uri muri wowe yaguhaye gutekereza ibintu bibi, ukora ibintu bibi. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo uhe Yesu umutima ahora gusaba buri munsi. Abantu bimye Imana umutima, abarokore benshi barawuyimye kandi bakayiza imbere, bakaza muri ya mazu ngo baje gutera, ariko umutima ati oya ntago umutima wanjye sha. Barawimye Imana, barawugumana, baraza kandi umutima yarawubasabye barawimye. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo buri wese ahe Imana umutima we, kuko niyo nzu y'Imana, nirwo rusengero. Imana iduhana umugisha, tugira ngo buri wese tekereze abo turi kumwe hano, dusengere na mwene data dukurikiye, ubwire Imana ngo Mana, uhereye umunsi uhaye umutima uhora usaba buri munsi, kandi uhereye umunsi ngiye kujya nishimira inzira zose unyuzamo, kuko inzira z'Uwiteka ziratunganye, kandi abazigenderamo bazabona ubugingo. Ugiye kubwira Imana ngo Mana, akira umutima wanjye kandi unshoboze kwishimira inzira zawe, kuko inzira za Yesu uyu mubiri dutuyemo benshi zarabananiye. Manika ikiganza cyawe hanyuma dusengane Imana. Uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Alfa na Omega, uritangira ukaba n'iherezo. Ijambo ryawe ni ryiza, kuko ritubatura buri munsi, rikatuvana mu buyobe, rikatuvana mu bugoryi tumazemo imyaka myinshi. Uwiteka we, tumenye neza ikizira kirimbura icyo ari cyo, aho cyahagaze naho kizongera guhagarara mu buryo bw'umubiri, ariko tubonye noneho igikomeye kari mu buryo bw'umwuka, kuko uyu munsi cyamaze guhagarara hera hawe utuye. Babarira buri muntu wese wabashije kwakira ikizira muri we kikaba kigiye kumurimbuza. Babarira umugabo, babarira umusore, babarira umukobwa, babarira buri muntu wese, utubabarire la siwi et stafasi di bonne shine, utubabarire man, utubabarire we asandema la stafia bin shawea, la stakose de stafi de shine is there. Nanto edeblini fo breya vewo shayidi bone. Mana utubabarire aho twinjije ikizira kirimbura mu mitima yacu, mu nzu yawe, tugasiga tukirebera ku mubiri kandi mu mitima cyarinjiye. Babarire umugabo, babarire umugore, ko twamaze kumenya ko ikizira n'ibyaha dukora biri mu mitima yacu, bikwirukana bikadutandukanya nawe. Dusengeye mwene data wari udukurikiye kuri Iron TV, uhereye uyu munsi akaba avuze ati ndakwakiriye Yesu, uze mu mutima wanjye kugira ngo mpinduke inzu yawe, ibizira byawe birimo bikaba bimvuyemo. Umukomeze mu rugendo, umurinde kugeza ubwo uzagaruka, uzasanga kwiteguye. Turagushimiye rero kutwejeje ukatubabarira ibyo byose, twishimwe n'icyo n'ubutware no guhimbazwa bibi bijyawe n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Reka dushimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye kuri Iron, tubasaba gusharinga ubutumwa bwiza kugira ngo bukomeze kugera ku bantu benshi. Niba bugufashije uhe n'abandi, bikwihererana ibintu byiza nk'ibi. Turabashimiye rero, Imana ibahe umugisha, amahoro Imana abane namwe. Shalom shalom. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe